dutangirana n'inkuru yacu. Frank na Aline bicaye mu gitondo ku kabaraza, ku kazuba ka mu gitondo, bari kuganira bishimanye baseka. Nuko Frank areba Aline mu maso, araterura araseka, aravuga ati ariko se bite byawe, wigize umunyamakuru wa karitsiye pe, ayo makuru ninde wayakubwiye? Aline aramureba, uko nta makuru ufite, uba uri mu mandazi, niwe muntu wenyine muri iyi karitsiye utazi iyo nkuru. Frank aramureba atari nuko nyine uzajya ukomeza utara ayo makuru nyine, ariko nubwo bimeze gutyo hari ikintu nshaka kukubwira, kimbwire numve ukuntu kimeze se. Birababaje ariko ni nkuba ko mbikubwira, wikomeza kuntera ubwoba se. Icyo kintu kibabaje se kimeze gute? Hari umuntu wapfuye se cyangwa oya? Ndashaka ko dutandukana. Oya ariko uri kwikinira, nizere ko udakomeje ariko oya, ndashaka ko dutandukana pe. Aho uzi kuri seriye, uzi ko nari nzi kuri kwikinira. Oya ariko oya, ntugatere burage bigeze kuri urwo rwego. Oya wikabya pe, iyo burage ntabwo isekeje. Oya ntabwo ari burage, ndakomeje pe. Ndashaka ko urukundo rwanjye nawe rurangirira aha ngaho. Oya hakuze wabaye ibiki bituma uri kwakitinga biri wiyadi bigeze kuri uru rwego? Ntabwo ndi kubyumva njye pe. Mu kanya wari umaze kumbwira ko nkunda, none urahindukiye urambwiye ngo dutandukane. Ni ikihe kibazo dufitanye hagati yanjye nawe kugira tugikemure? Nicaye ndabireba, usanga inzira zacu ziratandukanye, ibyifuzo byawe n'ibyanjye biratandukanye. Rero ntabwo nakomeza kujya mu rukundo n'umuntu tudahuje inzozi. Rero kugira ngo yongere nawe tutabangamirana, nashaka dutandukana. Oya oya, njye na n'ubu sindasobanukirwa icyo ushatse kuvuga. Icyemezo namaze kugifata pe, twatandukana. Kuzi ko uri serious ubu ngubu, imyaka yose tumaze dukundana, imyaka 2 yose njye maze nkundana nawe, urayifashe uyifata nk'ubusa, nta mpamvu mbwiye nta kintu dutandukane. Oya ndashaka ko dutandukana pe. Nuko ako kanya Frank ahita ahaguruka aragenda, Aline amufata akaboko. Frank ahita arakara aramwishikuza, ahita yinjira mu nzu. Aline ahita asigara aho hanze, yubika umutwe mu maso ararira, akomeza kwibaza ibimubayeho biramuyobera. Dukomezanya n'inkuru yacu hashize imyaka 2. Nuko Flavio atwaye imodoka ari kumwe na Aline, akaparika imodoka ku ruhande, arabanza arayizimya, asoma Aline ku itama. Sheri ndagukunda, wowe icyifuzo cy'umutima wanjye. Urabeshya? Nibyo se? Kuva waza mu buzima bwanjye bwahise buhinduka. Uravugisha ukuri? Ndakubwiza ukuri ko kuva waza mu buzima bwanjye, ibyari agahinda n'amarira byahise bihinduka ibyishimo. Ubu ngubu mbayeho mu buzima nifuzaga kubaho. Nawe urakabye? Nibyo se? Ubu ngubu ni wowe utuma umpa motivasiyo zo gukomeza gukora ibintu byose bishoboka. So nsigaye ndara ntasinziriye ngutekereza bebe. Ntabwo nshaka kuba impamvu yo kuzatuma wishwa n'umunaniro kubera ko udasinziriye. Uzajya wiryame. Oya ntabwo nakishwa n'umunaniro, kuko ni wowe utuma niyo ndyamye mbona imbaraga zo kubyuka kubera kugutekereza. Bisigaye bituma mbyuka mfite ingufu nyinshi cyane zo kujya mu kazi kugira ngo mbone umukobwa mwiza nawe mu maso. Uko bicaye mu modoka, Flavio areba mu ntebe y'inyuma, akuramo envelope ayihereza Aline. Aline aratungurwa, afunguye ya envelope asanga harimo verrouge. Wow, urakoze cyane. Ndishimye, sinzi ko nabigusobanurira.
ubwo n'iki se ko mu ndivi yahuje abantu benshi nari narabibahishe. Urumva se nayoberwa ibintu umukunzi wanjye akunda? Urakoze kuba umpaye Ive kabisa, ndayikunda. Ndashimira n'Imana yakumpaye ikampereza umukunzi nkaho unyitaho. Nawe ndashimira Imana yampaye umukobwa mwiza nkawe mu buzima bwanjye. Aya ni amahirwe ahira bakeya. Hari hashize igihe kinini ntaheruka kwishima gutya. Mfite gahunda nyinshi ndi kwihuta. Ndagushimira kuba unampaye n'iyi wayini, urakoze cyane. Aline ahereza Flavia akabizu ko kwitama, arangije afungura imodoka aragenda. Flavia asigara ari mu byishimo, ahita yatsa imodoka arikomereza. Umunsi ukurikiraho Aline ari kugenda mu nzira ahura na inshuti we Ornella. Aramusuhuza baratambikana. Ornella: aha, uyu munsi wambaye neza sheri. Byimba agomba kwikoraho rega, wabibonye ariko. Ngiye no kwita ngica kuri salo none nkoresha uyu musatsi none ndahita naka. Ubwo wabonye amafaranga nawe uri bugukire none. Mama kuri ya Flavia rero. Flavia nyine biraho nyine ibisanzwe. Aha, waretse kumisha ariko ko mbizi ko kamakuru yanyu nawe utayazi ko mukundana, kikarisi yose tubizi ko mukundana, urahisha iki? Shaka ibintu byo kugenda uca ku ruhande, mbwira myibwirire niyumvire. Ejo yarantanye muri ya modoka y'inshyashya yerutse kugura. Aha, kagira inkuru rero. Nyuma yose bigenda bite? Ndikumva rero bitangiye kugenda biza. Nyine yaraje mparika mu rugo, hari hafi yo mu rugo, amakabizu, arambwira ngo arankunda, ahitamo gift ya wine sheri. Wine? Yahisemo nyine gift ya vin rouge. Ahubwo sheri uzaze ejo tuyinywe. Urumva iyo gahunda yo kunywa ntayigotwa? Ariko uriya musore aragukunda. Sinzi impamvu uri kuzubara. Komeza wizubaze muko abakobwa b'i Kigali bacanye ku maso baraje bamukujyane, usigare wasamye. Aya nyine ndacyamugerageza nyine ntago ndamwiha neza nyine ngo mbe namukunda. Ese uri mu make? Flavia nta kibazo atwaye, ni umuhungu mwiza muremure w'umusore umeze neza, nta ntege ngiye mubonaho pe, nyamara wamuha amahirwe ukamukunda. Ntago nteganya kongera gufungurira umusore umutima wanjye, ko kenshi iyo mfunguriye umutima wanjye umusore birangira mbabaje. Reka ibyo ngibyo nawe ntugaheranwe n'amateka, none uzahora muri ibyo ngibyo abahungu bose bazo ubakatira. Basi murekurira umutima urebe aho bizagana, ariko ureke guhora wifunze. Simba nshaka no kubitekerezaho cyane rwose. Nyuma y'ibyo byambayeho ubushize ntago mba nongera gushaka gutekereza ku bintu by'urukundo cyane. Cyiza wazabyirengagiza ugakomeza. Nukomeza guheranwa n'amateka mucuti wanjye nta kintu bizakugezaho pe. Frank muri salo ari kumwe na Rodrigue. Man, uzi ko Brice avuye mu murenge man? Mbonye amafoto ye avuye mu murenge. Iyo ni inkuru ishaje maswe y'amafoto amaze nk'iminsi 3. Ahubwo wowe uri mu mandazi nk'ubumenye niko byagenze. Shangiye ntabwo nigeze menya ukuntu byagenze man. Uyu mugore se amukuye aho? Nyine arashatse umugore, nyine twe turacyari mu mandazi man. Wewe se iki gikwe cyawe ni ryari? Ase kumbaza iby'igikwe nkawe bitakureba. Nakora igikwe nta mugeni ngira se. Frank, byanabirwa hano waburamo umugeni man. Ndikumva bigize birebire man, ariko reka dushaka ukuntu twazatwerera umusaza man. Ni umucuti wacu tugomba kumutwerera, kandi no mu bukwe bwe tukazaba duhari twicaye mu ntebe z'imbere. Uriya mutipe ni umuntu wacu pe. Ako kantu ni neza. Nawe ngiye gushaka uburyo nshaka ibiceri byo kumutwerera kabisa. Uriya mukapo yagiye adufasha utuntu twinshi tu. Ahubwo mapu niyo ngiyo. Ngewe rero ngiye kwita ninaga ku kazi. Ndabona amasaha yo kujya ku kazi ageze. Ngiye kwinaga ku kazi, ngiye gushaka ubuntu bw'ubuceri, ningera akantu mbona tuhita tuza tuyanywere bro. Ndi kumva n'icyaka kimereye nabi. Ahubwo se wumva bro, ndi kumva utavuze akantu kazima. Ahubwo mfata chance bro.
ngiye kwinaga akadushe rero, ubwo turaza kubona na tatu ntabirenze. Tugaruka kuri Aline ari kumwe na Ornella bakiri kugendana mu nzira. Sheri wamekeje tukajya kureba boyfriend wanjye. Ako ntabyo gutinda, ndakuzi weho nta gahunda ugira. Nta byahatari, ntabwo turi butinde, turamaye igihe gitoya. Nuko yarambwiye ngo arakanashaka kumbwira nyine, ndi kubwa reka njye kumureba. Ako se nawe washatse uburyo ujya muri relationship iri seriye kwera. Ibyo wibitindaho wikomeza no kubimbwira. Ako kanya telefoni ya Aline irasona. Arebye asanga ni Flavie umuhamagaye. Arangije ahita amwitaba. Sheri umeze ute se? Meze neza nta kibazo. Uri hese? Ndi kumwe na Ornella. Twari tugiye kureba boyfriend we. Dusuhuriza Ornella amaze iminsi namubona. Nawe ariko kumva nawe aragusuhuza. Ese waje ukaduha lift Sheri? Aka kanya ntabwo byapfa gushoboka, mfite akazi kenshi. Oya, ntabwo ndi kuvuga ngo uri butinde, basi utugezeyo gusa urangiza uhita ugaruka. Ako mfite akazi kenshi se biraza kuvamo, ariko ntari mumereze iminota 10 ndaba mbagezeho. Sawa nta kibazo. Aline ahita akupa telefone. Ese wakemeye ko Flavie agukunda? Frank kuniyame muki byatumye nta wundi muhungu nakongera kwizera. Ugomba kubyirengagiza Sheri, nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda. Ukuntu yahise akuraho telefone, najya no kumureba ahantu yari atuye nkasanga yari umuhungu n'indyarya pe. Ibintu yankoreye na n'ubu sindabyibagirwa. Ase na n'ubu Frank uracyamutekereza? Ndahinzi ko wabyibagiwe ibyo bintu. Naraye amajoro ndira kubera uriya muhungu, na n'ubu uburyo yankatiye sindabyakira. Sheri ihangane, nta kundi uzabona undi. Aline azana na Ornella baje kureba boyfriend we Rodrigue. Flavie baparika hanze y'igipangu, arangije arakata arigendera. Rodrigue ahita afungura igipangu ahobera Ornella n'urugwiro rwinshi. Sheri umeze ute se? Shameze neza. Usigaye wari mu cyanga kutigeze ubimbwira se? Oya, ahangaha ni ku mushuti wanjye, banaje ngo tube twiganirira, ntago ari mu rugo. Ntubizi se, naba nari mu cyesanga, naringize ngo warimutse ntiwabimbwira twari kwita tubipfa. Oya, ahubwo mwakinjira. Rodrigue ahita afungura umuryango. Aline na Ornella barinjira, babinjiza mu gipangu, abafungurira muri salo bicara mu ntebe. Ornella, inshuti wava mu nzu nziza? Ni ibisanzwe tu. Usanze nyine nanjye nari ndi kwirebera agafilme. Aline arahaguruka atangiye kuzenguruka muri salo. Ariko sinzi impamvu ahantu ndi kumva atari ubwa mbere mpageze. Ahantu se wigeze uhagera? Oya, ni ubwa mbere, ariko ndi kumva impumuro yaho. Hari ibintu byinshi nyibukije, ndi kumva atari ubwa mbere ngeze ahantu. Ariko wibyitaho. Aline aragaruka yicara mu ntebe. Rodrigue, nishimiye kukumenya rwose. Karibu mu muryango wacu, ariko umukobwa wacu uzamufate neza ntuzamubabaze. Cyane rwose, ibyo si ibyo umbwiriza. Rodrigue na Ornella bakomeza kuganira. Aline nawe yiyicariye yibereye muri telefone. Frank arangije kwitegura, aza ari gufunga ibipesu by'ishati. Afungura umuryango kuri sale amanje. Rodrigue, Ornella na Aline bose bamuteye ibitugu. Aza ari kubegera. Bro, ubwo ndagiye rero, ubwo turaza kuvugana. Akomeza kuza ari kwegera aho Rodrigue, Ornella na Aline bicaye.